teguriye Ishusho TV iri kuri channel 109 no kuri channel ya 420 kuri Star Times. Ntimukazajye mucikwa rwose, tuba dufite gahunda nyinshi kandi ziryoheye abantu bose. Hari iSports, hari iWatch, hari Run, hari Roundabout na hamwe na Matamind rwose. Ntimukazajye mucikwa. Ubu noneho ubu turi kumwe n'umuntu urenze cyane bya hatari. Uyu munsi twabazaniye umustar. Nabura umustar man ko mbona utabyishimiye. Yeah, this is Tobares number Yago, all the from Rwanda. Yeah, let's go. Mwabonye rero no umustar wacu Yago Punda. I don't know if I'm a star, but if you byemere uvuga uti ndi umustar. Uvuga ngo ndi umustar. Dude, niba mwebwe ariko mubibona buriya ntabwo ngewe njya nemera ko ndi umustar. Why? Iyo nkeka ko nko kumva ko uri umustar, hari na byinshi bigenda bikwicira muri wowe iyo wumvise ko uri umustar. Byaba byiza abantu bakubona nk'umustar, bagufata nk'umustar, ariko wowe oya Sandy, ntabwo ngiye ndimo pretending. I'm not lying to you. Ntabwo nigeze numva ndimo gukora ibintu kugira ngo ngewe mbe umustar. Ahubwo nakoze akazi, mbona abantu ba appreciatinze akazi, bituma bamfata nk'iki nk'umustar. Ariko nge ntabwo ndi umuntu ugiye feelinga ngo amastar, ngo ndemeza, ngo ndarenze, ngo amastar. Akije nibiki. I'm telling you. Nemera ko ngewe hari ikiganiro nabivuzemo, mvuga ko hari abastari batatu ngewe nemera. Yego. Abo ni bande sasa? Umustari wa mbere kuri nge, ubona kwita umustari w'ibihe byose kuri nge bihoraho ni Imana. Umustari wa kabiri ni grand frère, ari we Jesus. Yego. Jesus mufata nka big brother wanje. Yego. Umustari wa gatatu rero, wa gatatu nge numva wa danje ni president w'igihugu cyacu. Kubera ko niwe uyu munsi niwe waduhaye amahoro dufite uyu munsi. Amajyambere dufite mu Rwanda niwe wayaduhaye, afatanyije n'abagenzi, bafatanyije nabo bafatanyije kugira ngo babohore igihugu. So kuri nge rero mba numva aribo bastari, nakumva nyine umuntu akaba aba nabastari. Ntabwo ari ukugereranya wenda Imana n'umuntu, ariko nyine at the end of the day nge sinjya feeling ko I'm a star. I can walk like a star. I can live like a star. Niyo mpamvu sometimes ujya umbona nibereye mu bintu bisanzwe, ukabona abantu byabatangaje, cyesho kujya ku muhanda nkirira akantu, niba ari ubunyobwa mbutamo niki. Lifestyle nyine, abantu bishyiramo ko ngo abastar cyangwa se ngo abantu bazwi n'abantu benshi ngo hari ukuntu bakwiye kubaho. No way. Kuri ngewe numva nta mibereho itandukanye y'umustar cyangwa y'umuntu abantu bafata nk'umustar n'undi muntu usanzwe. Niyo mpamvu rero ngiye ntajya nishyiramo ko ndi umustar ngo nanabifiringe ngo ninca ahantu abantu bakavuga ngo mbyimbe. Ubigendere ibyo bintu mba numva bidatwika. Ariko nanone mbivuga nkanjye Yago. Ntago mbivugira abandi. Oya, mbivuga nkanjye Yago. Ngewe wowe urimo kora kino kiganiro, niba umfata nk'umustar, that is nice. Ariko ngewe ntago ndi umuntu wifata nk'umustar ngo bimbuze gukora ibyo nkunda, bimbuze kuvuga ibyo nshaka, bimbuze kurya icyo nshaka, ngo kubera ko ndi cyangwa kurira aho ushaka. Ebana wapi kabisa. Yego ntituzahurira kurira mu muhanda man. Ebana ahubwo se mukanya nimanuka hanga se mbite nirira akantu hano hasi. Ngende umustar, nifata nk'umustar, ngenda nkaho. Okay, courage. Komeza wibere umustar, wifate nk'umustar, ugende nk'umustar. Utazansebya man. So anyways, turishimye cyane, turakwakiye cyane mu Ishusho Yago. Thank you so much. Thank you so much. N'ubwa mbere by hosted mu Ishusho. Actually ngewe iri zina ry'ikiganiro ryarankomye. The Roundabout. Yo, uzwuse rino zina rirenze. Yo, ninde wise izina kino kiganiro? Manager wacu Mugabo Jerome rwose. Wow. Mugabo Jerome, turagushimiye cyane kandi uyu munsi wanavutse. Happy birthday to you. We love you so much. You have helped many people. Jerome yafashije abantu benshi muri music industry, muri cinema, mu bijyanye nanjye ndimo arafashe cyane nyikora muri TV10 na Radio 10. Ari mu bagabo mfata nka bamwe mu bagize icyo bakora ku rugendo rwanjye urwo ndimo uyu munsi ndetse n'urwo navuyemo cyangwa se n'urwo nari ndimo.
Jerome rero ndagushimiye. I'm just giving your flowers. I'm just giving to you your flowers. And yo, maximum Imana respect. cyari yo twatangaga flowers twajyaga gutya. Flowers. Take your flowers. Kabisa, flowers. Jerome Mugabo, MD. take your flowers. Yego. Hope you're good. Hope you're enjoying your day. Kabisa. Asubundi urira imyaka inga. Yego ra. So Yago, ubu rero tugiye kuganira, tugiye kugirana umwanya na the queen of ishusho. Uri kwiyumva gute? The queen? The queen of ishusho, bro. Umva ikintu kirenze. Ndabona akunda ukuntu nyine how you feel, how you bro, I'm the how queen you of admire ishusho. yourself, how you and it's very nice. Man, Yeah, you know? kabisa. So, I could namwiza by the way. Thank you, Uri mwiza, you're beautiful. Thank you kabisa. And ntekereze ko abantu batabyumva ukundi. It's a compliment. Oh yeah, compliments are allowed. She's a beautiful lady and she works very hard. Kuva namumenya kandi ibi bintu arimo gukora arabikunda. Mumushyigikire cyane. You know. Kandi nzi neza ko ntabwo azabatenguha. Yeah. So Yago, ubu rero abantu benshi bari bamaze kukumenyera mu biganiro. Barakumenyereye kuri YouTube channel yawe. Abandi batungurwa no kukubona wagiye mu muziki. Bakavuga bati wapi Yago kuva mu biganiro bye akajya mu muziki, wapi ntibizavamo. Why did you choose that way in the first place? Ewan, mbere yuko nsubiza icyo kibazo, njyewe ndumva kino kiganiro ukuntu turimo kugikora, kimeze nk'ikiganiro cya politiki. Hype me, first of all, hype me. Nizere ko urumva ko noneho. You're vibrating. Yeah, I'm vibrating right now. Yeah. You're vibrating kabisa. Yeah, ubu umeze fresh. We can talk. Ikibazo warumbajije, abantu benshi by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bakunda kubona umuntu mu kintu kimwe. Yego. Ku buryo ikintu bamumenyemo iyo asa nk'umuntu switchings bahita bamwanga cyangwa se bagahita bamutera umugongo bakamurwanya kubera ko baba bashaka ko akora ibyo bashaka kuruta kuba yakora ibyo we ashaka. I don't know if you're getting my point. Yeah, I get it. Kubera ko nkanjye nk'ubu ngubu wowe uwase mbere yuko utangira gukora hano ukuntu wari umeze ntabwo ari ko kimeze ubwo byamera kose. Mbere yuko uzana hano uko wari umeze ntabwo ari ko kimeze ubu ngubu. Hari ibyo umaze guhura nabyo, hari ibyo umaze gucamo. So n'uyu munsi uramutse uvuye aha ngaha ku ishusho ukajya ku yindi televiziyo hari abatabikunda. Yego cyane ariko benshi kandi urabyemera ko hari abantu batabikunda cyane. So njyewe I had a dream of making my own music since I was born, since I was very young. And by the time I just wanted to make music, and I realized that music needs money, needs investment, and I be like, yo, let me quit, let me njye mass communication, let me switch to another thing. Then nyuma ariko noneho igihe nikigera nzakora imiziki yanjye kuko numva ngashaka gukora umuziki cause I love the music. Nkiri muto cyane nakundaga umuziki, numvaga abajene baririmba nkavuga yo nahoraga ku ishuri nari umu DJ za Saint Aloys aho nigaga hose abantu twiganye barabizi. Nagombaga kuzakora umuziki wanjye uko mbishaka nuko mbyumva kuko uyu munsi nureba imiziki maze gusohora ntabwo wabona ko ari ibintu bitateguwe. Ntabwo wahita wavuga ngo uyu muntu yarahubutse. Nureba indirimbo ya mbere Suwejo, indirimbo ya kabiri Rata, indirimbo ya gatatu Si Swing, indirimbo ya kane Umuhoza, indirimbo ya gatanu Yawe, indirimbo ya gatandatu indirimbo yo kwibuka yitwa Seka Rwanda, indirimbo ya karindwi original copy, indirimbo ya munani indirimbo yitwa Alright, indirimbo ya cyenda indirimbo yitwa True Love, indirimbo ya 10 indirimbo yitwa Naremeye. Ubwo ntabwo dushyizemo collabo yanjye n'umu Nigeria witwa Ketchup. Indirimbo yitwa Bedroom Calypso ntabwo dushyizemo collabo yanjye na Bruno K from Uganda, indirimbo yitwa Magician. Bedroom Calypso isabanga shaka kubona inani ifite biggest behind that. Trust somebody for the biggest behind that. For the biggest behind that. Stop, girl, bubble it again now. Baby girl, why you do that to me? Now stop, girl, bubble it again now. Baby girl, why you do that to me now? She said she want a bedroom calypso.
She said she want a bedroom calypso. Oh gosh. She said she want a bedroom calypso. She said she want a bedroom calypso. Kabisa man. Iriya ndirimbo. Dore nyasha. Iriya ndirimbo nayikoranye na Ketchup. Sinzi niba abanyarwanda bamuzi ariko ndakeka bamuzi. Mwakoze indirimbo yitwa pam pam panana pam panana panana pam pam. Shining anyway next town. So yaje mu Rwanda, aje muri media tour nawe. Akunda sound yanjye yitwa Swing. Yego. Arambwira ati yo we can link up and we do something. Ariko we yashakaga ko muha East African sound. Yashakaga melodies zo muri East Africa kumva no mu West Africa no mu Nigeria. So duhura ngewe ngiye kumuha iki nyine utumelody two muri East Africa. Yego. Tuba dukoze bedroom calypso. Yo arayikunda aravuga kubera iki tutayikorana. Reka tuyikorane tunayishootinge. Aravuga it's okay man. Numvaga kuri njye ari urugendo rwiza. Guhura n'umujene nka Nelly iyo ndirimbo idushyirire hafi man. Guhura n'umujene nka Ketchup ufite indirimbo yakubise isi yose akangira ikiza kamwe reka turirimbane, numvaga ari ibintu byiza. Tuba turaririmbanye nkubitamo verse tanabaho uzagende mumve verse oya dushiramo mu kanya ntago ari kugenda kuri reka manze kwanza bakubita akantu gati iravuga ngo shaka kubona if the biggest behind with the biggest behind shaka to vibe tunyica muri minda tunyica mu sweeter than money, sweeter than bees, sweeter than melodies, sweeter than we, sweeter than ketchup on the chips, sweeter than everything I do. She no give me wahala wanna date. She want to call him my baby yo. And I just wanna let you know. Wow. She said she want a bedroom calypso. She said she want a bedroom calypso. Oh gosh. She said she want a bedroom calypso. Bedroom calypso. Oh no. Bedroom calypso. Bedroom calypso. Man, wari utegereje iki kugira ngo uririmbe? Bedroom calypso. To be honest. Bedroom calypso. Bedroom calypso. Emotions ziraje bana. Ndabona emotions zigufasha. Ewana. Nta kindi kintu nari negereje igihe cya nyacyo. Ndi umuntu udakunda guhubukira imishinga yanjye, numva ko ari imishinga ifite ikintu izahindura ku buzima bwanjye. Inshuro nyinshi iyo ngiye gufata umwanzuro w'ikintu gikomeye ku buzima bwanjye umufata njyenyine. Yego. Nawe ungishije inama. Kubera ko bamwe mu bo twafata nk'abatugira inama nanone hari igihe baba ari bo batugusha cyangwa ari bo badusubiza hasi kubera ko baba bamaze kumenya imipango yacu. That's it. Nese Yago bigufata igihe kingana gute nko kwandika indirimbo? Kwandika indirimbo rero ngewe nago ndi umuhanzi ukorera imiziki mu rugo. Sindi n'umuhanzi ukorera imiziki nyine ngo kubera ko ngo mbonye umuntu ngo mbaye inspired wenda na true story cyangwa ndi umuntu ama hyperman, ndi umuntu wumva beats, ndimo kumva beats. Nta nubwo ndi n'umuntu ujya ufata umwanya ngo njye kwandika ngo lyrics ngo nandike urabona ngo nzabikurikiranya. Oya, njye bagomba kuba ndi muri studio cyangwa beat nkayumva niyo naba ntari muri studio kano kanya mu my beat hano ku ishusho mukambira ngo dukubitira akantu muri no beat nyine andika ikintu muri no beat. Warubuze kubijyanye no kwandika. Ntago ndi umuntu nyine ufata umwanya ngo njye kwandika ngo nandike. Ndi umuntu wumva beat nakumva nyine ari amanota yanjye kuko bura hari amanota umuntu abazi ko ari amanota ye, amanota aryoshye. Ndi umuntu utajya kujya kure ya sweet melodies, sweet music. Kuko ngewe ntago nkora umuziki, hari abantu bazi ko ndimo gukora umuziki kugira ngo mbe umustar. Oya, I'm just expressing my feelings through music. Nice. I'm just kuko ari ibintu numvaga nzakora. I'm just making me, I'm just trying to, you see, ahubwo bijya bintu showing who you really are. Yeah. So nuko abantu batungurwa ahubwo no kubona abantu nyine banakunze ibintu byanjye kandi wene nge numvaga ndimo kubyikora. Nge ndimo ndasohora ibindimo ibyo numvaga nzakora, ibyo numvaga nzatanga. Niyo mpamvu abantu benshi babonye sohora imiziki vuba bakibaza uyu muntu yasaze, kuko ndatanga agahenge. Umunyamuziki wese, umunyamuziki uri professional
mubyumve neza, umunyamuziki uri professional akora umuziki nk'akazi, ntabwo akora umuziki nko kwishimisha cyane. Nukora umuziki nko kwishimisha uzasohora indirimbo wumve ko mu mwaka indirimbo imwe ihagije. Nukora umuziki nko kwishimisha kugira ngo wiyumve byonyine uzasohora indirimbo ebyiri mu mwaka wumve ko bihagije. Nukora umuziki nko kwishimisha cyangwa kugira ngo ube umusa cyangwa kugira ngo abantu bagukunde cyangwa abantu bakumenye uzasohora indirimbo 3 mu mwaka, kandi umwaka ugizwe n'amezi 12. None icyongeyeho witwa ko ukora akazi k'umuziki. Akazi uramutse ufite akazi wagakora ku kagahe no ku kangahe. Katuvuge ko ufite akazi wenda uhera kwa mbere ukageza ku gatanu, wenda weekend ukaruhuka ukita ku muryango, ukita ku mugabo n'umwana. So nono twebwe nk'abanyamuziki ntabwo dukwiye gukora umuziki nk'akazi. Ese tuwukora nk'akazi cyangwa tuwukora nko kwishimisha? Isi so nkanjye nkora umuziki nk'umuntu urimo gusohora amarangamutima ye, ariko none kandi none nk'akazi ku buryo mvuga ngo mu minsi iri imbere uko byamera kose bishobora kuzaba bintunze. Niyo mpamvu rero nasohoye imiziki kuriya. Niyo mpamvu wibazaga kuki watinze, kubera icyo utabikoze guhera mbere na mbere. Ariko ngiye nizera ko buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Nese ubundi Yago, abantu benshi barwanya umuziki wawe. Erega ntabwo ari benshi. Okay, bamwe barahari badakunda umuziki wawe, batishimiye umuziki wawe. What keeps you going? Urumva hari abantu bumva abantu benshi babarwanya, cyangwa se ugasanga ntibishimiye ibikorwa byabo, ugasanga bacitse intege bakavuga bati wapi ibi ngibi n'ubundi si ibyanjye, niyo mpamvu abantu batabikunda. Ni iki kintu gikomeza kukwinspiringa wowe ukavuga uti no matter how much they like it or they don't like it, njyewe ndakomeza imbere? Impamvu ntacika intege ni uko I am doing me, I'm not doing them. Reba ukuntu abivuganyisha zamani. I am doing me, I am not doing you. Tell them. So whatever you do, whatever you, if you love it, if you don't love it, if you like it, if you don't like it, yo, I'll keep moving, I will never stop. Nzagutama mpaka. Ewan, nzagutama. Kandi hari ukuntu warubajije ikibazo, hari akantu gato nakosoraho gato. Sandi, ntabwo njyewe abantu banga imiziki yanjye, ngenda bizi ko batanga imiziki yanjye, ahubwo bafite ubwoba bw'ikindimo. Sibyo? Ako kantu mukandika ahantu. Buriya ntabwo umuntu yanga ibintu byawe ibyo ukora kubera ko aba abona ari bibi. Inshuro nyinshi ntabwo abibona muri iyo angle y'uko ari bibi, ahubwo aba abona ugiye kumurengaho. Sibyo rata? Ako kantu mukandika ahantu wawe. Aba abona ibintu urimo gukora bishobora kuzagera igihe bikaba ibintu bidasanzwe. Noneho yabona ko ibyo bintu nawe ashobora kuba arimo kubikora cyangwa yabigerageje wenda akabona biranze, agahita binenga ibyo bintu, ariko ntabwo abinenze kubera ko abyanze. Kubera ko n'ikimenyimenyi deja kugira ngo abyange nuko aba yabyumvise. So akumva ikintu utazi. Right? Sandi, ubu ngubu wakwifata ukanga umuturage witwa Emmanuel uri mu karere ka Nyagatare utamuzi ukamwanga gusa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wanga cyangwa unenga ibintu byawe cyangwa akazi ukora aba yarakabonye kakamukanga akagira ubwoba akavuga uyu muntu umunsi byaciyemo noneho neza, umunsi byakunze uyu muntu, bigatuma nyine atangira gusuzugura no gupinga no kugira ngo ariko akazi kawe abakazi abanakumva, ahubwo abafite ubwoba bwo kukwereka ko kwemera bro. Sibyo, abafite ubwoba bwo kukwereka ko kwemera. That's it. Yes, so none se Yago, ufite indirimbo nshyashya. Yego. Iyi ndirimbo ni banga ya hatari. Thank you so much. Iyi ndirimbo, how long did it take you kugira ngo iyi ndirimbo ijye hanze? Ni iki kintu cyakugoye wenda kugira ngo ijye hanze? Urebye ntacyo. Nta kintu cyangoyemo kugira ngo ijye hanze. Indirimbo nayumvishije Bushari turi ahantu arayikunda arambwira yo I can jump in it and I kill it. Ndabwira yo kill it. Abakubisemo uruvasi rutanabaho best verse ever. Ndavuga yo thank you so much. Dupanze video shoot ntiyigize abura, abonekera ku gihe turashootinga. Indirimbo yakozwe na Jewish Brothers mu buryo bw'amashusho, mu buryo bw'amajwi yakozwe n'uwitwa Package. The guy is a brand new guy. Let me call him a brand new guy. He's a brand new guy, brand new producer. Akorera muri Country Records hano i Nyamirambo. He's a good
good producer ku buryo abantu bakwiye kumugana bagakorana nawe nta bintu bya danger rero ino ndirimbo yandwaye wenda ngo mvuge ngo yatwaye igihe kinini kuko audio nayirekodinze mu munsi umwe ndabyuka ko audio nayirekodinze umunsi umwe nawe utuzuye kuko ndabyuka ko nagiye muri studio nko mu masaa 9 z'amanywa saa 12 indirimbo yari irangiye kuko urumva Bush we yaje mu ndirimbo yari irangiye ifite na verse 2 sasa dusiba verse 2 yanjye ashyiramo verse ye urumva rero indirimbo yari irangiye arayumva arayikunda duhita tumushyiramo gutyo turashutinga video teni turayisohora ndakeka imaze kumara iminsi 8-9 gutyo iri hanze imaze kwegwa n'ibihumbi hafi 80 na bingahe ntabwo ari abantu bake ngewe I give thanks to God I give thanks to you guys mwebwe muba mwifashe nyine mukareba iyo ndirimbo mukayisharinga God bless you nukuri nose Yago ku bantu nkatwe tugukunda tugufana what should we expect ni iki gishya uduteguriye sha ni iki gishya uduteguriye ako Yago ubundi ndimi deni muri mideni nta deni ndimo irihe sawa hari deni wewe muri oya ntacyo reka tubanze yewe hari deni muri ndimo man ndimi deni ariko wasa abantu bose yakiri aha ngaha nukuvuga umva njyewe ubundi umuntu uje hano muri Queendom yanjye icyambere iyo Queendom. Wow. You know? Queendom. Kungomye se. Undabona Queendom, mujyabo Kingdom. Oh yeah. Anga mugisharimo Queendom. Aya. Unibere muri Queendom ubwo nge nitwa nde? King Yago. Iyo hageze. Queen boy. Iyo hageze sibyo biterwa n'ukuru witwaye kugira ngo nguhe nawe mahirwe yo kuba king uretse gato ngewe ndi muri Queendom nta izina Queen Yago Queen Yago bro none se you know umva mwa izina nge ndi muri Queendom nge ndishakira izina tu mu izina nakwitwa nde rero buriya niba ndi muri Queendom ubu duhaye task man munshakira akazi kabisa ikintu mukwiye ku expectinga rero ngewe mfite hashtag ivuga ngo Imana ibirimo nawe ndagira ngo ngure ko Imana iri mu byawe kandi abantu mwese mukurikiye kino kiganiro Imana iri mu byanyu umujene uri kuri kamera urimo muri control room Imana iri mu byawe niba muri babiri Imana iri mu byanyu ndetse n'umuryango mugari wa Ishusho TV Imana iri mu byanyu iyo hashtag nayigize ndi mu gihugu cya Nigeria nabaye inspired n'ayo magambo numva nagira hashtag kubera ko hari ibyo Imana yanyeretse hari ibyo yambwiye ngenda umuntu wizera Imana cyane abantu bashobora kuba bambona ameze nk'umusazi nasaze nse kandi rimbangira gute ariko ndi umuntu wubaha Imana ndi umuntu uzi Imana kuko Imana yarantabaye ndayibona yaramvugishije ndabyumva yaranyeretse ndabona so ikintu abantu bakwiye ku expectinga rero ni good music only sweet music ejo hari ahantu navuze ngo ntabwo abantu barafata umwanya ngo bumve imiziki yanjye neza ariko nzi neza ko umuntu wafashe umwanya we akumva indirimbo zanjye zose imwe ku yindi nzi neza ko hari ikintu yakuyemo nzi neza ko hari craft yumvisemo kandi itandukanye n'iy'abandi kimwe mu bintu ngewe nzi neza ko nakoze ni ukuza ntasa n'abandi yego kuzana ubudasa yes kuzana umwihariko wawe ku buryo uyu munsi nyine umuntu ashobora kuvuga ati iryo jwi ni irya Yago iryo jwi ni irya Yago niwe uririmba gutyo ku buryo udashobora kuvuga ngo utakumva ndirimba ngo uvuge ngo ni runaka uwo muntu ajya kuririmba nka runaka hari abahanzi bajya baririmba ukumva bajya kuririmba nka ba runaka si byose ukaba wamugwita ariko se ko numva soundinga nka runaka so ngewe ikintu abantu bakwiye ku expectinga abakunda ibikorwa byanjye kuko nzi neza ko hari abatabikunda abakunda ibikorwa byanjye rero abakunda akazi kanjye yo in music I will never disappoint you. Trust me I will never disappoint you as long as I still alive. Listen to me. As long as I still alive. Yo, expect more fire. Expect more fire. Expect more fire. Tell him. More fire. Yeah. Ese ubundi Yago ubundi
ni gute watekereje kwitwa Yago Pondat? Yago ni izina ryari risanzwe ririho ahubwo gushyiraho ka Pondat. Pondat is like Yago once again. Nuko wenda abanyarwanda baba batarabimenya. Urumva it's Yago on that track. Yago on this one. Yago on that. Yago on the other one, the other track. You understand? So ngewe nakoresheje jargon from Jamaica kiraho P. Yago Pondat. But it's Yago on this one, Yago on that. You see? Ariko ngene kizo Pondat is Yago Pondat. Gira ubutumwa hereza abakunzi bawe. Ubaho ubutumwa. Nyanza tugorekeze. Cyangwa urashaka kwigumira muri kwindomya? Nta butumwa ndi bubaye. Ntabwo abinkora ibyo bintu. Nta no kubabwira uti hasi ndabakunda. Iyo umuntu avuze ngo gira ubutumwa utanga ku bantu bawe. Ngaho butange ku bantu banjye basi. Oya, iyo uvuze ngo gira ubutumwa utanga biba bimeze nkaho navuye mu rugo hari ikintu navanze cyo kirahari ntabwo cyaba kidahari. Gusa ngiye nabwira abantu bakuri kino kiganiro mukomeze gushyigikira akazi kanjye. Abantu mwese kandi murimo kugashyigikira, Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha cyane. May God bless you for real. It comes from my bottom of my heart. It comes from my heart kabisa. God bless you. Yego. Wherever you are, whatever you do, God bless you. God bless you. Hanyuma mukomeze gusharinga imiziki yanjye, indirimbo nshyashya yitwa Naremeye. Yego. Byaba byiza nko muri kino kiganiro tubonye abantu nk'ijana cyangwa 10, 20 bavuye kuri kino kiganiro bakagenda bakajya kuri YouTube bagakanda ku ndirimbo Naremeye bakayireba bakanayisharinga. Yego. Iba ari contribution ikomeye cyane. Hanyuma indirimbo yitwa Naremeye, ndi kumwe na Bushari, umwe mu baraperi cyangwa mu bahanzi nemera akazi kabo, so twarahuye nyine indirimbo tuba turayikoze. Hanyuma nge nsoza nkuko yarabimbwiye nabakubitira akantu gato ku ndirimbo Naremeye, hanyuma mukagenda mukayishaka mukameza kuyisangiza inshuti n'abavandimwe kandi bashimira cyane. It goes like I don't wanna be nk'abandi wambwiraga batamenye ikirezi bambaye bakiruka. Girl, you change my emotions, naranyuzwe vraiment c'est tout. Umutima urabibasha naremeye vraiment c'est tout. Sheli sukwitaka kuba nkufite birenze n'izi mbuto z'imizabibu. Baby yemerera nkujyane muhira ni wawe kandi nawe ufite kari. Afunze neza kumureba ndamupesa. Karibuni wawe neza uri na mwizuru utifeza. Gabanya kwigira iniga bogage ni nyinshi nziza. Afunze mu bako nanjye ubwanjye naremeye sinzigera utakunzira utagira amarira. Baby girl sinziheba Imana niyigena yangenera n'ibindi. Nge mfite flame fresh. How do I lose my friend? Break, lipotari kolezalite, te, uhora munyonga zanje. I don't wanna be nk'abandi wambwiraga yeah. Batamenye ikirezi bambaye bakiruka. Girl, you change my emotions, naranyuzwe vraiment c'est tout. Umutima urabibasha naremeye vraiment c'est tout. Yeah, I don't wanna be nk'abandi wambwiraga. Girl, you change my emotions, naranyuzwe c'est tout. Umutima urabibasha naremeye vraiment c'est tout. Yes, kabisa vraiment c'est tout. Turagushimiye cyane Yago Pondat kabisa. Yes, ni Yago Pondat rero navuga mani yagafite vibe ku byatari. No yarambwiye ngo kuyingiye ngo ari queen dom yanjye ngo we ngo ngo wabaye queen boy. Ubwo tumwita izina Yago Pondat. Ubwo nyine umwite queen boy nyine nkuko queen boy Yago kabisa. Ndamushimiye cyane buriya kugira ngo umuntu afate umwanya we mane yemere invitation yawe aze mukorana ikiganiro ni ibintu biba birenze. Reka tumushimira cyane kuba yaremeye. Shout out to Yago kabisa.